twerekeze mu burasirazuba bw'u Rwanda w'umuryango mpuzamahanga uteza imbere imikino ifasha abana gukunda ishuri Right to Play wasabye ko abana mu mashuri bigishwa ibijyanye n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kugira ngo bizabafashe kubaka umuryango mwiza mu gihe bazaba bageze igihe cyo kubaka ingo zabo. Uyu muryango bitangaje ubwo wifatanyaga n'abanyeshuri bo mu rwunge rw'amashuri rwa Ntarama mu karere ka Bugesera mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Ibindi reka tubibaze Daniel Hakizimana. Abakurikiranira hafi yubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire bagaragaza ko igihe kigeze ngo iri hame ryigishwa abana mu mashuri kugira ngo bazavemo abaturage beza, nk'uko bisobanurwa na Elize Rudahigwa Nshimyumuremyi, umukozi w'umuryango Right to Play uhuza ibikorwa byawo mu karere ka Bugesera. Niba umugabo akubita umugore, niba umugore akubita umugabo, ukagira ngo ni ibyo ngibyo, ariko twigisha abana bato duhereye hasi kugira ngo bazavemo abaturage beza b'ejo hazaza. Bamwe mu banyeshuri bo mu mashuri abanza mu rwunge rw'amashuri rwa Ntarama mu karere ka Bugesera bigishijwe ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hari uko bumva igisobanuro cyaryo. Mu rugo rw'umugabo n'umugore haba hari amahoro, batera n'imbere iyo bafatanyije hamwe batera imbere. Akamaro k'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye numva ko iyo habayeho uburinganire n'ubwuzuzanye abantu bafatanya muri byose iterambere batera imbere muri byose. Ikindi haba hari amahoro mu muryango wabo, nta makimbirane akunda kuhaba. Ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'umugore, abanyeshuri bo muri groupe scolaire Ntarama bashyikirijwe icyumba cy'umukobwa cyubatswe ku bufatanye n'umuryango Right to Play. Uyu muryango uvuga ko ibi nabyo bifite icyo bisobanuye mu gutoza abakiri bato ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Elize Rudahigwa Nshimyumuremyi, umukozi w'uyu muryango, ni ukomeza. Urebye icyumba cy'umukobwa, abana b'abakobwa bajyaga basiba ishuri kubera ko bari mu mihango. Imihango rero si ikibazo, ni ubuzima busanzwe. Abana b'abakobwa bamaze kubisobanukirwa, n'ab'abahungu barabyigishijwe ko imihango atari ikosa, atari ibintu byo gutsinda, ni ikibazo gisanzwe kiba kivutse kubera ko ariko umubiri wakoze uwo munsi. None iki cyumba rero gifasha abana b'abakobwa kudasiba ishuri. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Bugesera ushinzwe imibereho y'abaturage Imanishimwe Yvette we yasabye abagore ko ku munsi nk'uyu wahariwe kuzirikana uburenganzira bwabo bakwiye kwibuka ko bafite inshingano ikomeye yo kurera abana bakazavamo abaturage beza. Tuzi ko kwigisha umugore ari ukwigisha igihugu cyose. Abagore rero ni twebwe dukwiye gufata iya mbere mu burere bw'abana. Nagira ngo mbigarukeho cyane. Uburere bw'abana tubyara. Umwana twamwigisha, tukamuha gukina, tukamuha ibikoresho, ndetse bikagera kure akamenya n'ubwenge bwinshi. Ariko aramutse atigishijwe n'uburere, ni hamwe tuzamusanga mu muhanda. Usibye kwigisha abana ibijyanye n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, umuryango Right to Play ugaragaza ko ushyize imbaraga mu guhugura ababyeyi ko baganiriza abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Daniel Hakizimana, Flash TV.